uko wafasha basogokuruza niko tuzaduka. Nitwa Ndikubwimana Faustin. Tugeze muri ka kanya ko kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Umutwe w'amagambo uravuga uti ntabwo Imana izagutabara abantu batari bavuga. Reka dusenge Imana tuyishime kuko yaturinze. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe ukarinda imibiri yacu ndetse n'ubwenge bwacu. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Buri umwe wese ugiye kumva rino jambo umushigikire, imbaraga z'Umwuka Wera zimugote kuko ushoboye byose, kandi buri umwe wese ufite ikibazo ugikemure kuko uri Imana. Icyo namaganye ni imyuka mibi, abazimu n'abadayimoni tubajeje kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Buri umwe wese mukomeze kandi umwiteho, mwumvire ibibazo n'ibyifuzo. Niko nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amena. Kadusomeye ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana ibice 11, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita. Mwene se Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja, uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Reka tuganire kuri ino jambo. Lazaro yari umukozi w'Imana, ariko Lazaro yagendanaga na Yesu cyane, kandi Lazaro yari inshuti ya Yesu. Ntabwo rero Imana izagutabara abantu batari bavuga. Ni ngombwa iyo Imana igiye gutabara abantu barabanza bakavuga amagambo, abanyamahanga bakavuga, ndetse n'abanyamasengesho bagenzi bawe bakavuga. Uyu mugabo Lazaro yahuye n'ikibazo, ahura n'uburwayi. Nubwo yahuye n'uburwayi ntabwo Yesu yari abiyobewe, ahubwo Yesu yari abizi. Yesu azi neza ko ufite ikibazo cy'amafaranga, kandi Yesu azi neza ko ufite ikibazo cy'ubushomeri. Yesu azi neza ko urwaye. Yesu azi neza ko byagucanze. Ariko ndagira ngo mbwire ngo muri kano kanya, nubwo Yesu ari kukwirengagiza, ari kubyirengagiza bizi. Nyuma y'amagambo hari ijambo. Hari Imana ije kukugirira neza, hari Imana ije kugutabara, kandi hari Imana ije kukurengera. Muri kano kanya wumve ko isaha y'Imana nigera ibyawe bizakemuka, kandi wumve ko isaha y'Imana nigera uzatabarwa, abantu bakamenya ko wakoreye Imana. Yesu yakundaga Lazaro cyane, ndetse ngo baragendanaga. Noneho nkuko kugendana, Yesu aza kugira igitekerezo. Yesu aza kugira igitekerezo cyo kuvuga ati, ubwo bari kumpinga, kuko Yesu yavugaga ubutumwa aho ngaho i Betaniya, kandi Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu, ariko abantu bakamupinga cyane. Noneho Yesu aza kugira igitekerezo. Aje kugira igitekerezo, aravuga ati, aba bantu ko bari kugumya kunsuzugura, bakagumya kumpinga, uwabagiye. Noneho Yesu aragenda. Akimara kugenda, noneho aragenda, ageze ahantu hitwa kuri Yorodani, abateje ikibazo kwa Lazaro. Lazaro bararwaye. Abanyamagambo baravuga. Abanyamagambo baravuga bati, si ko Yesu agiye Lazaro akaba afashwe, ko Yesu agiye Lazaro akaba arwaye, ko Lazaro arembye biragenda ute? Nyamara Yesu niwe wari uteje icyo kibazo kwa Lazaro. Ndagira nkubwire ngo ni Yesu waguteje icyo kibazo, kandi nawe uzakigukuramo, kuko Yesu azi neza ko urwaye. Yesu azi neza ko ukeneye amafaranga. Yesu azi neza ko uri umushomeri. Noneho ubwo ngubwo Lazaro ararwara, araremba. Noneho ngo batumaho Yesu.
bagenzi ba Lazaro bamutumaho, bashiki be batuma kuri Yesu baravuga ati mwigisha, wa muntu ukunda witwa Lazaro ararwaye. Yesu arangije barabasubiza arababwira ngo iyo ndwara arwaye si yo kumwica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa iki icubahiro. Ntabwo Yesu yari yirengagije Lazaro, ahubwo Yesu ko ari ukugira ngo aje gukora icyemeza abantu, akora ikintu gisobanutse kugira ngo abantu bazamenye ko Lazaro yasenze Imana, kandi kugira ngo abantu bazamenye ko Lazaro yagendanaga n'Imana. Kuko Lazaro yarapinzwe cyane, Lazaro arasuzugurwa akimara kurwara mw'ubwo burwayi. Nawe birashoboka ko waba uri gusuzugurwa, abantu bari kuvuga ngo mbese iyo Mana wasenze ko itari kugutabara, iyo Mana wasenze ko itari kukugirira neza. Ariko ndagira ngo mbwire ngo muri kano kanya Imana ije kugutabara, Imana ije kukugirira neza kugira ngo abantu bazamenye ko wagendanye n'Imana, kandi abantu bazamenye ko wasenze Imana. Nuko maze noneho Lazaro ararwara, aho kugira ngo akire ahubwo arushaho kuremba. Hari igihe nawe Imana iri kukubwira ngo iragutabaye, aho kugira ngo utabarwe bikarushaho kwiyongera, ndetse ukagira kwiganyira, ukagira ngo Imana yaragutaye. Ntabwo Imana yagutaye, ahubwo nyuma y'amagambo hari ijambo. Nyuma y'aba bantu bazi ko mbese nyuma y'aba bantu bazi ngo uzakorwa n'isoni, hari Imana ije gutabara, hari Imana ije kukurengera. Noneho Yesu aza gutumaho ngo aje kwa Lazaro. Kandi Yesu yatumye ngo aje kwa Lazaro. Lazaro yari yarapfuye, Lazaro amaze iminsi enye mu gituro. Yesu aravuga ngo araje. Yesu akimara kuza abantu batangira kuvuga amagambo ati siko twamutumyeho mbere y'igihe, Lazaro akirwaye none ko atigeze aza, none aje ari uko umuntu byarangiye. Kandi ijambo riratubwira ko Lazaro yari amaze ngo iminsi enye mu gituro. Iyo umuntu amaze iminsi enye mu gituro biba byarangiye, aba yatangiye kubora. Ariko nubwo uri kubona bicitse, ntabwo Imana igikangwa na biracitse, ahubwo na nyuma ya zeru Uwiteka Imana arakora. Birashoboka kuba uri kubona ko byagucanze, birashoboka ko uri kubona ko byakurembanye, ariko ndagira ngo mubwire ngo Yesu we naza gukora, azakora icyemeza abantu, kandi abantu bazamenya ko wagendanye n'Imana. Noneho abantu bari bazi ngo byararangiye, abantu bazi ngo Lazaro yatangiye kubora. Noneho Yesu akimara kuhagera, uko yari yababwiye ko aje, Yesu akimara kuhagera arababwira ngo mbese Lazaro mwamushize he? Abandi batari kunuka. Noneho ikintu kinezeza cyane kikananshimisha, nawe muri kano kanya kikunezeze kandi kigushimishe. Ba bandi bagiye gushingura Lazaro nibo bagiye kwerekana ahantu Lazaro ari, baje kuherekana ahantu bamushinguye. Noneho Yesu akimara kuhagera arababwira ati mbese ni bande bashizeho runo rubuye ngo bari begetseho igitare gikomeye cyane? Nawe hari urutare bakwegetseho, nawe hari urubuye bagushizeho. Baravuga ngo birarangiye, baragenda batsindagiraho, baravuga ngo nta kintu kizazigezaho. Baravuga ati ntabwo azigera atabarwa, baravuga ati azahera mu bushomeri, baravuga ati buriya burwayi buzamuhitana. Ariko reka nkubwire, abantu bavuze ibya mbere nibo bazavugana ibya kabiri. Re tutayiveki de sanso menejezi ko de sanse. Abavuze ibya mbere ko wapfuye, abavuze ko warindagiye, nibo bazavuga ko watabawe. Kandi Uwiteka Imana iyo agiye gutabara, nta muntu ajya yitwaza ngo avuga ngo ngwino tujane, nta nubwo ajya avuga ngo tugendane wenda umfashe. Wazaga gukora ibintu agakora ibintu, abanyamahanga bakemera, bakamenya ko wagendanye n'iki n'Imana. Noneho ubwo Lazaro yari amaze iminsi enye mu gituro, abantu bazi ngo byararangiye, abantu bazi ngo biramuyobeye, abantu bazi ngo nta kintu kizima azongera kugeraho, yarapfuye yaraboze. Noneho Yesu akimara kuhagera ababwiye bagenzi babandi bamushizeho urubuye, bashizeho urutare. Arababwira ngo mbese ni bande bashizeho runo rubuye? Abaravuga bati ni twebwe. Kandi Yesu yari afite ubushobozi bwo guhagarara nk'ahantu akava ngo warubuye we have, urubuye rugahita rwikuraho. Ariko kugira ngo yemeze abantu, amenye ko Lazaro, mbese ngo bamenye ko Lazaro yagendanaga nawe, yarababwiye ngo ni bande bashizeho runo rubuye? Ati ni twebwe. Abaravuga ati bari namwe munarukuraho. Urubuye bagiye barukuraho. Reka nkubwire mwene data, abantu bagushizeho urubuye ni nabo bazarugukuraho. Abantu bavuze ngo nusenga nabo bazagenda bari kuvuga ko wasenze Imana. Kandi reka nkubwire ngo kuburi kubabara, kuburi kurira, kuburi mu maganya, ntabwo ari uko Imana yakwibagiwe, ahubwo Imana iri kugira ngo igutabare. Ari uko abantu bamanjije kuvuga, Imana iri kugira igutabare. Ari uko abantu bamanje kuvuga amagambo, kuko nyuma y'amagambo hari ijambo. Imana ije kwiyerekana, Imana ije
kwerekana ko wayikoreye, kandi Imana ije kwerekana ko wasenze. Reka nkubwire, Lazaro bari bazi ngo byarangiye, Lazaro bazi ngo yapfuye, bari bazi ngo ntabwo azongera kuboneka ku isi. Ariko Yesu akimara kugerayo yarabwiye ngo mbese mwamushize he? Noneho baravuga ngo ari kunuka. Mbese bateje Yesu ubwo baravuga ati mwigisha ari kunuka, kandi koko ibyo bavugaga byari ukuri, kuko ya Lazaro yari amaze iminsi enye mu gituro. Ariko ndagira ngo muri kano kanya Yesu ntabwo ajya akangwa n'ibinuka. Birashoboka ko abantu bari kukureba bakavuga ngo nta kigenda, bakavuga ngo nta kintu kizima azageraho, bakavuga ngo nta kintu kizima azongera kwigezaho, yarapfuye, yararangiye. Ariko reka nkubwire, nyuma y'amagambo hari ijambo. Hari Imana ije kukugirira neza, hari Imana ije kugutabara. Uwiteka Imana muri kano kanya aravugana nawe, aje kugutabara kandi aje kukugirira neza. Nubwo abana b'abantu bari kureba bakabona ko ibyawe byarangiye, reka nkubwire, na nyuma ya zeru Uwiteka Imana arakora. Kandi abantu bavuze ibya mbere nibo bazavugana ibya kabiri, ni nabo bazavuga ko Imana yakugiriye neza, nabo bazavuga ko Imana yagutabaye. Lazaro barakuvuga ngo byarangiye, Lazaro bakavuga ngo yapfuye. Buri umwe wese ari kugenda ari kuvuga inkuru za Lazaro, akavuga ati wa muntu wari warigize umunyamasengesho, wagendanaga na Yesu, byamurangiranye, yapfuye, twamushinguye. Ariko batazi ko nyuma yo gupfa hari ukundi kubaho. Muri kano kanya Uwiteka Imana aravugana nawe ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe hari uko cyongera gushibuka kikera imbuto nk'izambere. Reka nkubwire, iyo uri mu bibazo buri umwe wese avuga amagambo yishakiye, buri umwe wese akivugira ibyo yiboneye. Ariko reka nkubwire, hari Imana ije gufata ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, kuko ibibazo byakurenga, bikarenga ubwenge bwawe, bikarenga abaturanyi, ndetse bikarenga n'inshuti zawe. Ariko ntabwo bishobora kurenga ijambo Imana yavuganye nawe, ntabwo bishobora kurenga ijambo Imana yakuvuzeho, kuko icyo Imana yakuvuzeho nicyo gifite agaciro, icyo Imana yakuvuzeho nicyo gikomeye ku buzima bwawe. Hari Imana yakumenye siko atari yakumenya, hari Imana yakumenye nyoko atari yakumenya, hari Imana yakumenye mubyara wawe atari yakumenya, kandi hari Imana yakumenye abaturanyi batari bakumenya. Noneho Yesu akimara kugerayo yarababwiye ngo mbese niba bashizeho uru rubuye, kuko bari bagiye ngo bamutsindikaho urubuye rukomeye. Reto keze dry meni Jesu kwedo sanse, bari bashizeho urutare, baragenda barutsindikaho. Noneho Yesu akimara kuhagera arababwira ngo nabandi barushizeho, ubwo ari mwebwe rero abari namwe murukuraho. Urubuye bagiye kurwana narwo barukuraho, kuko nabo bari barushizeho. Kandi Yesu yari afite ubushobozi bwo guhagarara nka hariya ahantu hirengeye hakurya, akavuga ati warubuye we have, urubuye rukahava. Ariko kugira ngo bemere ko Lazaro yasengaga, nibo Yesu yategetse arababwira ngo mugende murukureho urwo rubuye. Urubuye bakimara kurukuraho, barukuyeho bari gupinga, barukuraho bari guhinyuza. Hari igihe nawe usenga Imana abantu bagapinga, bakavanga igihe yasengeye ko nta kintu kizima ageraho, igihe yasengeye katavaga mu bukode, igihe yasengeye ko atabona akazi, igihe yasengeye ko atabona umugabo, igihe yasengeye ko atabona inzu nzima, igihe yasengeye ko kari akazi nubwo agakora ko nta kintu kizima ari kugeraho. Ariko reka nkubwire, saha y'Imana nigera ibintu bizakoreka. Birashoboka ko waba uri kurira, birashoboka ko byaba byagucanze, ariko reka nkubwire, hari Imana ije guhindura amateka ku buzima bwawe. Abantu bakamenya ko wasenze, kandi abantu bakamenya ko wagendanye n'Imana. Na Lazaro bari kuvuga ngo byarangiye, Lazaro bari kuvuga ngo yapfuye, yaboze. Iyo umuntu amaze iminsi enye mu gituro biba byarangiye, aba yatangiye kubora. Ariko Uwiteka Imana ntabwo ajya akangwa n'ibinuka, ahubwo na nyuma ya zeru Uwiteka Imana arakora. Muri kano kanyabwira mugenzi wawe, mwaba muri kumwe umubwira uti na nyuma ya zeru Uwiteka Imana arakora. Kandi wongere umubwire ngo nyuma y'amagambo hari ijambo. Nyuma y'aba bantu bavuze ngo ntacyo uzigezaho, ntacyo uzimarira, hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Noneho ubwo ngubwo Yesu abarababwiye ngo nimukureho urutare, babarukuyeho. Bakimara kurukuraho
Lazaro ngo yahise azamuka mu gituro. Yesu yarasenze aravuga ngo Lazaro sohoka. Lazaro ngo abasohotse mu gituro ngo azingazinze amaguru n'amaboko, biba bitangiye kubacanga, biba bitangiye kubayobera. Nawe muri kano kanya hari abo bigiye gucanga, hari abo bigiye kuyobera, bakamenya ko wagendanye n'Imana, bakamenya ko wavuganye n'Imana, amateka agiye guhinduka. Niba wari uri mu bukode ugiye kubona inzu, niba wari uri umushomeri ugiye kubona akazi, kandi niba wari ufite n'inyatsi, nyatsi igiye kugukurwaho utera imbere. Abantu bamenye ko wakoreye Imana, kandi abantu bamenye ko wasenze Imana. Muri zino minsi turashaka kugira ngo dusenge Imana ikora imirimo n'ibitangaza, kugira ngo abapagani n'abanyamahanga bazamenye ko twayikoreye, kandi bazamenye ko twasenze. Nkunze kubwira abantu ngo tukiri hano muri iyi si, Imana igomba kudutabara ikatugirira neza, abapagani bakamenya ko twayikoreye, ndetse iby'ubugingo bikazaza nyuma. Kuko mu ijuru tuzabonayo iby'amaso atigeze abona, ndetse n'iby'amatwi atigeze yumva. None muri iyi si twabonyemo amazu, tubonamo amamodoka, tubonamo imyambaro, ndetse tubonamo ibyo kurya n'ibiduhe, twabonyemo ibintu bishimishije. Kuko reka nkubwire, Imana itagutabaye ngo igutabarire mu isi, ntabwo abanyamahanga bamenya ko wayikoreye, ntabwo abapagani bamenya ko wasenze, ahubwo ni igutabarire muri iyi si. N'abanyamagambo bazamenye ko wasenze, n'abantu bavuga ngo nta kintu kizimuzigezaho bazamenye ko wakoreye Imana, kandi bazamenye ko wasenze Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Muri kano kanya ijambo ry'Imana rigufashe, kandi muri kano kanya ijambo ry'Imana rigukomeze. Muri kano kanya wumve ko uburwayi bukize, muri kano kanya wumve ko ubushomeri buvuyemo, muri kano kanya wumve ko ugiye kubona akazi, wumve ko ubukode buvuyemo. Kuko hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ije guhindura, hari ibintu Imana ije gukora. Na Lazaro yari yapfuye, byarangiye, abantu bari kuvuga ngo byarangiye, yatangiye kubora. Ariko nyuma y'amagambo y'abana b'abantu hari ijambo Imana yakuvuzeho. Noneho ubwo ngubwo bitangiye kubacanga, bitangiye kubayobera. Noneho Yesu ngo baravuze ngo Lazaro we sohoka. Lazaro ngo abasohotse mu gituro azingazinze amaguru n'amaboko. Noneho Yesu barababwiye b'abantu, arababwira ati ni bande bamuhambiriye amaguru n'amaboko? Noneho ngo baravuze bati ni twewe. Noneho ngo babandi bamuhambiriye ni nabo bagiye kumuhambura. Muri kano kanya ibyaguhambiriye ni nabyo bigiye kuguhambura. Muri kano kanya ibyagufashe nibyo bigiye kukurekuza, bigiye kumenya ko wakoreye Imana. Hari imbaraga z'Umwuka Wera zikujeho, zetrutaimeni kudesanse regrere vonesanse mevekamone chante nunurevekia. Umve ko hari Imana ije kugutabara, hari Imana ije kukurengera. Abanyamahanga bagiye guhindura amagambo. Lazaro bahise bahindura amagambo, kuko Lazaro yahise ahinduka muzima. Babandi bamuhambiriye, babandi bamupfukiranyije, nabo bagiye kumuhambura, bagenda bari kuvuga amagambo ko Lazaro yasenze. Nawe hari abagiye kugenda bari kuvuga ko wasenze. Nubwo ari umushomeri, ariko Imana ye turayibonye. Nubwo yabaga mu bukode, ariko Imana ye turayibonye. Nubwo yari yarataye umutwe, turi kuvuga ngo yataye umutwe mu byo gusenga, ariko tubonye ko yakoreye Imana. Muri kano kanya ijambo ry'Imana rigufashe, ijambo ry'Imana rigukomeze. Wumve ko Imana ihinduye amateka, wumve ko Imana igutabaye. Urwayi burakize, ubukode buvuyemo, kandi ugiye kongera kugira agaciro mu muryango. Abantu bagiye gutangara, kuko na Lazaro bari kuvuga ngo byarangiye, ariko mu kandi kanya Yesu ahageze, abantu batangira guhindura amagambo. Nakubwiye ngo byarenga ubwenge bw'abana b'abantu, ariko ntabwo byarenga ijambo Imana yavuganye nawe. Cyokoze reka nkubwire, birashoboka ko byarenga nawe ubwenge bwawe ukavuga ngo byararangiye. Reka nkubwire, imbere ya siko byarangira, imbere ya mwene nyoko bikarangira, imbere y'abaturanyi bikarangira, imbere y'abakomeye bikarangira, ndetse n'imbere y'abanyamagambo bikarangira. Ariko imbere y'Uwiteka ntabwo byarangiye. Hari Imana ije kukugirira neza, hari Imana ije kugutabara, kandi wumve ko hari ibintu Imana ije gusobanura. Abantu bakamenya ko wayikoreye, kandi abantu bakamenya ko wagendanye nayo. Reka dusenga Imana muri kano kanya rero. Imana ikugirire neza. Buri mwe wese ahari wumvishe rino jambo, reka rimukomeze, reka rigire ibyo rihindura mu mutima we. Kandi Uwiteka Imana muri kano kanya ndikumva
ijwi riri kumbwira ngo Imana ije kukugirira neza ku kibazo waba ufite icyo ari cyo cyose. Imana ije kugutabara. Wowe senga utitirize ugume mu murimo w'Imana. Magambo naguca intege, abarozi nibaguca intege, wowe uguma mu murimo w'Imana. Imana ije kukugirira neza. Kadusenga Imana, reka tuyishime. Mana turagushimye, turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, uri data wa twese, uri isamba itarumba, uri ubwugamo bw'abakiranutsi. Lazaro ngo byari byarangiye, Lazaro bari kuvuga ngo yapfuye, ndetse ngo Lazaro yari ari no kunuka, ariko Uwiteka Imana wowe ntabwo ujya ukangwa n'ibinuka. Bana b'abantu bashiraho iherezo, ariko Uwiteka Imana icy'ingenzi ni ukuba waravuganye n'umuntu, kuko iyo wavuganye n'umuntu arakomera. Amagambo naho yaba menshi ntacyo yamutwara. Barozi naho baroga bakagira aho bagarukira, ariko ntabwo bashobora kurenga ijambo wavuganye n'umuntu. Retute quoi de sanse Jésus quoi de sanse grere vonesaini. Muri kano kanya uri kunyereka ko hari abutabaye, hari abugiriye neza, ukijije abarwayi, hari abukuyemo ubukode, hari abuhaye akazi, hari abukuyeho inyatsi. Zina ryawe nirishimwe. Kandi Uwiteka Imana uri kunyereka za kanseri uzikishije, imitima urazikishije, abarwaye amaso urabakijije, abarwaye amaguru urabakijije, abarwaye umugongo urabakijije. Izanyo ntabwo icubahiro. Bamwe wese umvise rino jambo reka rimugwe neza kandi rigira icyo rihindura mu mutima we. Witeka Imana ndasenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.